Iyi ni inkuru y'umubyeyi bita Muhawenimana Annette wo mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Nyamiyaga, arimo aratabaza nyuma yo gukubitwa n'umugabo we amuziza kuba yamwiciye sharijeri. Mu marira menshi cyane n'ikiniga arimo aratabaza asaba ubutabera, dore yuko uwo mugabo atari ubwa mbere amugize gutya, ahubwo yabigize akamenyero, dore ko uko bwije n'uko bukeye ariko agenda ahindura imyitwarire, amukubita buri kanya, amukorera ubugome, amukorera ihohotera, amubwira yuko azanamwica. Annette akaba arimo aratabaza avuga ngo nakwiye gutabarwa kuko bitabaye ibyo umugabo we azamwica. Mu marira menshi cyane n'agahinda, umva icyo arimo arasaba abanyarwanda, dore yuko byaciye ku mbuga nkoranyambaga zose zo mu Rwanda, cyane cyane urubuga nka TikTok. Mw'abanyarwanda murebe ukuntu abagabo ari abana babi, nta kintu umuntu atabakorera akemera akafata neza, ariko murebe ukuntu yangize hejuru ya sarijeri ngo nuko namwiciye sarijeri.